ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Nyuma y'ibibazo bamaze n'iminsi noneho kwa Munyankindi akanyamuneza ni kose. Karibu Sohora Samuel Mbabazi yakoze iki? Ni mu ikinamico rangurura. Sheri wanjye Karame nizere ko icyo cyatari cyanjye kuko ndahaze cyane pe. Oya sheri kimwe rwose ndabizi uburi bwirirwa ucuragana nturi bubone umwanya wo kurya no kunywa pe. Aha. Ariko sibwo mwarekeye aho uzi ko mukomeje kuntera isoni. Tuba twiyibutse ibihe byiza ibi bitaraza gataka umwana wacu. Tunibagize ibitambotse kuko rwose iminsi wari umaze utamvugisha mugabo wanjye numvaga ngiye kuzasara pe. Cyakora urakara nabi papa. Umuzi ko ndakara nabi rero mujya mwirinda ibindakaza kuko namwe murabizi sinjya mpfa kurakara. Burangiye Munyankindi ngo n'umuryango wanjye kandi niwo nkorera. Kumva rero ngo nabicishije inzara ndanabata byarambabaje cyane rwose. Yewe hashima Imana n'uriya munyamakuru wadufashije kuvuguruza iriya nkuru mpimbano pe. Ndukuri nanjye nabonye isomo babyeyi. Nta muntu uzongera kunshuka ngo duhimbe inkuru ivuga ku buzima bw'ikinyoma mbugira ubwanjye. Sinari nzi ko bizagera hariya rwose. Abayobozi babigize ibyabo rwose bakadufasha gukebura uriya munyamakuru. Barakoze cyane. Sinzi icyo umuntu azahemba uriya munyamakuru Kareba. Wahise anatekereza kudukoresha inkuru noneho yuko urivuguruza iriya y'ikinyoma. Agatako. Karame. Ariko bavuga ngo wabonye isomo wagira uti. Ndakwihanangirije wa mukobwa we. Ndakumva papa. Ugenzure neza uko ukoresha imbuga nkoranyambaga zawe. Babitubwiye atumva se. Ibintu byo kwigana abandi usakaza amakuru ajyanye n'ubuzima bwawe bwite. Rimwe na rimwe ukanabeshya ngo uri gutwika ntago ari byo rwose. Ngira ngo warabibonye ko bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abagize umuryango wawe. Ndetse bikaba byanawuhungabanya. Narabibonye pe. Uramenye rwose. Nanjye numvaga ngiye guta umutwe n'ukuri. Nkicuza icyo nabikoreye kandi nabwira umunyamakuru ntisiba icyo kiganiro ntabyiteho. Nuko rero nk'uko abayobozi babituganirije ni ugushishoza mbere yo kugira ibyo dusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga. Cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwacu bwite. Ariko uzi ko nari nsigaye ngenda nshuritse umutwe kubera igisebo kandi ubundi ndi umugabo wiyubashye. Ubwawe uzi neza ko wita ku muryango wawe. Abana urabahahira urabambika yewe ubishyurira n'ishuri. Ntacyo utakoze pe. Rwose ntacyo. Ndacyabasaba imbabazi babyeyi kandi rwose nihagira umunyamakuru nsaba ko tugirana ikiganiro ku birebana n'ubuzima bwanjye bwite cyangwa umuryango wanjye. Nzajya mbanza nshishoze nirinde ibyabasebya bikabambura icyubahiro cyanyu. Uvuze neza rwose. Ko baguhamagaraho kwitaba ukandeba se muko? Nuko ari Natanu umpamagaye mama. Ubwo ntimunyumvira? Turakubuza imbuga nkoranyambaga ugahamagarwa n'abanyamakuru kubera iki? Ariko nanone ntiwabuza umwana gukoresha imbuga nkoranyambaga Munyankindi. Wamusaba kuzikoresha mu bimufitiye akamaro. Nk'ubu ndakeka ko Natanu ampamagariye gahunda yo gukina filime. Ngaho ihuta ahubwo ugende umwitabe wumve icyo agushakira mwana wa. Ndagusabye windeba ikijisho Munyankindi. Vesti. Karame. Uriya mukobwa niwo mushuka. Njyewe. Reba nk'ukuntu umwuhuye ngo najye kuvugana n'abanyamakuru. Uriya mugabo arashaka kumuha akazi ko kuba umukinnyi wa filime kandi ngo birimo amafaranga menshi sheri. Nubwo biriya byabaye ntitwabuza umwana wacu kwinjira mu mwuga wo gukina sinema. Urabizi ko hari abakire bakomeye ku isi kandi bakijijwe na filime. Ukagira uti ngo Agatako wacu rero nabagiye kuzakizwa no gukina filime. Watuje gato ariko ejo bundi ntuzaba mwibonera. Hari icyamamara hageze hose bamushagara ngo bashaka kumukoraho kandi nawe atikoraho di. Sawa nyine. Ese wambwiye ikibazo ufite nkagufasha aho gukomeza kwimyoza buri kanya Anise? Aha, yewe marurwa uriho nawe iyo misatsi yawe ntikoroheye. Iyi se ko ari igihe gito nkajya kureba Vestina akongera akansuka, none se mu murimo uhuriyeyo n'iki? Ariko ubuze ko urusenda rwacu rwatangiye guhisha Betty. Nugushaka ururarira rero batazarwiba. Icyo kurwiba cyo ntikimpangayikishije nanjye narwirindira. Ubu mpangayikishije nuko tutaramenya aho icyo kigo kizagura umusaruro gikorera. Karibuso ndamwizera ntajya abura amakuru kandi yari yambwiye ko ashobora kumenya aho kiriya kigo gikorera. Nagire vuba rero rwose kuko urusenda rwanjye runteye impungenge. Gabanya izo mpungenge zawe yewe nanjye utava uzintera ahubwo mbere yo kujya ku gasoko ndabanza njye kumureba. Ariko Betty, Karame, uko uzi Karibuso ubu yaba yabonye amakuru karinda kumwirukaho? Ubusanzwe yacyamenya araguhamagara cyangwa akayagusangisha aho uri pe. Niyo mpamvu nkeka ko nawe ntayo yamenye. Ahubwo akaba turerega gusa. Urumva yaturerega bifitemo izihe nyungu ko Kanise?
wagumiwe n'amenyo usabura guhagamwa n'amazi kugira ngo atwereke ko ari kudufasha kandi ntacyo ari kudufasha. Wa mugani wawe Bukaribso wambwenga amakuru y'icyo kigo giherera ari kuyakozaho imitwe y'intoki hakaba hashize iminsi ingahe n'ibizimara yarahebye yewe. Ye baba we nanjye unteye impungenge n'iseti we reka nitegure vuba nshe kwa Karibso kuko niwe wenyine nizeyeho amakuru yo kumenya aho kiriya kigo twaguzemo imigabane gikorera. Gira uti nacyo twizeye ko kizarangura umusaruro w'urusenda rutari ruke twahinze kikawugemura mu mahanga nk'uko twabyumvikanyeho. Ndakwinginze mbwira iby'amatwi yanjye ashaka kumva Natani we. Amatwi ashaka kumva igisagata ku mukobwa mwiza. Ni inkuru maze igihe ntegereje yo gutangira akazi ko gukina filime. Ariko nugira ngo gukina filime ni ibintu byoroshye. Umva bitwara igihe kugira ngo umukino urangire, unonosorwe, wimirwe n'ababishinzwe, umva hatoranwe n'abakinnyi ubundi batubwire bati nimutangire mukino. Uzi ko bigiye gutwara umwaka wose ariko? Kutegereje natwe niko dutegereje. Kandi igihe nikigera bazatubwira ngo muze mutangire rwose. Mana yanjye we. Ubu se koko numvaga ariyo nkuru ugiye kumbwira pe. Oya sha komeza utegereze wihanganye kandi nturambirwe. Ubu se koko igihe kizagera ryari? Nyamara rero kiri hafi. Basi mbwira icyo wari umpamagariye. Kucitse intege se kandi. Nta kibazo da. Ndakomeza ntegereze nihanganye nyine. Ngaho rero mbwira. Umva rero. Niba hari umukobwa ukunzwe. Niba hari umukobwa uri kubisha bigacika ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi n'agatako. Njyewe? Wowe agatako. Uzi ya mafoto nagufotoye ubwo twajyaga mu mujyi? Ndayabona. Umva nayashyize ku mbuga nkoranyambaga nkoresha. Ariko ndakubwiye ngo arabica bigacika. Rahira Natani we. Impamo y'Imana. Uzi ko nta mega nari mfite nkaba ntabyitayeho. Ndakubwira ngo abantu bavugishijwe kubera amafoto yawe, kubera ubuhanga bwawe mu kwifotoza. None uranga nk'ikimero ufite sinakubwira. Oya se. Oya nyarukiri wanjye kuri Instagram no kuri Facebook. Ubundi ugere no kuri Snapchat n'ahandi urambwira uko bimeze. Nukuri nkoreye umunsi we. Iyi nkuru mbwiye mu gitondo. Ndahita nsaba mama Mega ndebe. Umwanya se urabona kandi nshaka ko twubahiriza icyifuzo cy'abafana. Gute? Urumva? Abafana benshi barasaba ko dushyira andi mafoto bagakomeza kwirebera umukobwa mwiza usa n'umwe amata kandi yiyuhagira. Ariko nawe urakabije pe. Nyamara ibyo nkubwira ni impamvu. Wowe igigenda ujyeho. Ibi bitekereza abafana batanze. Ahubwo uriteguye ngo uze ngufotore. Kutahe akazi we. Aya masaha sibwo abantu baba batangiye kuza kugura ibyo barya muri alimentation. Mabuja arahibereye kandi niwe waruntumye. Nanze rero gutambuka hano ntakweretse inkuru nabonye kanshimisha. Inkuru irebana n'iki? Wayirebye se kari ngiyi hano kuri YouTube channel ya Karebo. Simbona so yari Munyankindi, umugore Vestina n'umukobwa w'abagatako. Akira ambaraka ko mu matwi wumve. Hagati ariko bambaye neza. Aha, ko bambariye ikiganiro nk'abatashye ubukuru avuga iki? Aha, urukundo ruraha mbega we. Hano mari nubwo ntakumva byinshi ndanezerewe. Nanjye byanshimishije cyane. Uriya munyamakuru kati rwose yabakozeho ikiganiro kitagira aho gihuriye n'ukuri. Nuko utakomeje ngo wumve. Umukobwa arabisobanura neza ko inkuru bayihimbiye. Abantu bagahimba inkuru yasenya umuryango mwiza nk'uwa Munyankindi. Twese dufata nk'intangarugero n'iwacu buganwa koko. Wari usenyutse birangiye ahubwo. Ariko nyine muri iki kiganiro barabisobanura neza ko mu buzima busanzwe babanye neza. Barakundana, barubahana, bajya inama, bagafatanya muri byose. Yewe Imana ihimbazwe rwose ko aba babyeyi Munyankindi na Vestina bababariye umukobwa wabo. Nakati wabikoze yasabwe n'ubuyobozi kubasaba imbabazi. Karebo rwose ni umunyamakuru w'umunyamwuga udashobora kureberera inkuru zidafite ishingiro cyangwa zisenya umuryango. Ahita zivuguruza. Uvuze ako kantu uranyibutse we. Nkwibutse cyane Marie. Niko we na Karebo bimeze bite? Nizere ko ataratangira kugusaba ibidahingwa mukobwa. Ngo iki? Umva nabonye mumeranye neza kandi ntiyoroshye pe. Njye na Karebo tuganira ibirebana n'akazi nta bindi biganiro byo ku ruhande tugirana. Uritonde rero kuko mufiteho amakuru atari meza. Ibyo mbwira kwitondamo ni ibiki ariko?
nubwo utabyemera rwose ikigaragara hagati yawe na Karebu harimo akantu we. cyakora njye narumiwe akantu kagenda gatari k'urukundo yewe. yego kandi rwose Karibu se yambwiye ko atari umuntu mwiza. sindumva neza aho uganisha no kuri Anne Marie kuko ndanakubwira ukuri kwanjye ntushake kukumva. hari umuntu duciyeho mbona ndamuzi Vestine reka tumutware tumufashe guterera aka gasozi rwose. niba ari igitifu se simbona dutambutseho ahubwo munyanyi. muyobozi wacu rega nimwe duhamagaraye ndarakomera munyanyi. ese burya uri kumwe n'urubavu rwawe? niko bimeze rwose. turi kumwe turatashya ahubwo rwose nimuze tubigize imbere. ese ugira ngo ni mu mvura y'amaguru murakoze cyane. reka burya abayobozi bacu beza tuba twikorera namwe mudufatiye runini. birashoboka ko muvuye mu cyaro cya kure pe kuko mutatwaye ipikipiki yanyu. mwabimenye rwose mvuye mu nteko y'abaturage mu mudugudu w'Amataba kandi rero ngize amahirwe yo kubabona reka mbashimire cyane. murakoze cyane. buriya sinya ndyama ntarebye amakuru ku mbuga nkoranyambaga yo hirya no hino. naraye rero mbonye ikiganiro mwagiranye na Karebu. ni inama mwatugiriye nk'abayobozi. uriya munyamakuru Karebu nawe rwose yatubereye imfura cyane rwose. ni umuhanga cyane yatubazaga ibibazo bijyanye niba butanga ibisubizo bivuguruza ikiganiro cyakozwe mbere. ni ukuri buriya ntababeshya uhereye mu mudugudu iwanyu twari twahangayitse twibaza ukuntu umuryango wanyu wagize amakimbirane acishitse kuri yo. kandi rero ngo ni nayo mabi muyobo. ko na gitifu w'umurenge yari yampamagaye akabimbaza koko se twibaza ukuntu twese twari tuzi ko mubanye neza. ntabaze inshuti z'umuryango zitereka ayo makimbirane ntayo tuzi. ikiganiro twagiranye na Karebu rero cyabamaze impaka pe. ubu rwose turishimye inshuti n'abaturanyi babonye kiriya kiganiro batugirira icyizere. hari n'abamamagara bakambwira ko bari baratinye kumvugisha. uriya munyamakuru Karebu ni uwo gushimira rwose. ntajya azimya umuriro watangiye kugurumana pe. abanyamakuru bose bakoze nkawe rwose byaba byiza cyane kuko natwe abayobozi bajya baduhugura bakatukangurira kumenya uburenganzira bw'umunyamakuru no kubirebana no kubona amakuru. ariko bakanashishikariza itangazamakuru kwita ku nshingano binyuze mu gusesengura neza ibibazo bagatangaza amakuru y'ukuri atuma bagirirwa icyizere. si uko se ubu se ugira ngo njye uriya munyamakuru kati hari icyizere ngewe nzongera kumugirira n'ibyo yankoreye. reka umunyamakuru nkoze inkuru mpimbano yuzuye ibinyoma kampara bikurumva namugira icyizere nte. yego wowe Karebu usosura cyabi naha muri Buganwa. ntaba se nahava nkajya hehe. none se mu by'ukuri rero waragiye he Karebu? ntaho nagiye nuko natinze ngo munkumbure bikarangira munyibagiwe. ntaho kwibagiwe ariko narakurakariye ndivumbura ngo ndebe nibura kwabona ko wankoshereje warangiza ukampamagara ndabitegereza reka da ndaheba. kuko se yararivumbuye. none se wumvaga impamvu ntakiza hano ari yihuwe gusa nturi umwana mwiza pe. kuki wabonye ntakiza ntumpamagare koko. buriya rero njye ntunzi sinjya niruka inyuma y'ibyansize narakwihoreye da. mbonye ntacyo bikubwiye rero ndizana kuko urukundo rwarushije imbaraga ibindi byose. reka nta rukundo mbonye aho Karebu. waba ukunda umuntu ukamara igihe umaze utaraza kumureba koko habe no kumpamagara. ariko nawe nyumva we uzi gukunda umuntu waza kumureba ugasanga ari kumwe n'undi. none si iyo ukunze umuntu wumva mwavugana wenyine bigashoboka. ariko nyine ni ukuri nabonaga hagati yawe na Karebu harimo akantu byanze bikunze. ntugafuhe gutyo Karebu rwose. basi se urambabarira twongere twimerere nk'uko mbere byari bimeze we kuko kuba ahantu utari rwose simbishoboye. tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. uwera se arongeraho Karebu imbabazi naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication.